nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mukomeje gukurikirana Imbuto TV ukuri mukomeze mugire icyumweru cyiza icyumweru cy'umugisha abavuye muri siporo munywa amazi muryame mukore isuku muruhuke mwumve ko kabisa umubiri ukomeze ugubwe neza cyane kandi inama nabagira itari agakecuru gukora siporo ni byiza ariko no kumenya amafunguro ufata uvuye muri siporo nabyo ni ikindi niba ukora siporo kugira ngo wongere ibiro hari byo ugomba gukora ariko nanone niba ushaka kugabanya ibiro cyangwa se ibinure nyaboneka sigaho kuva muri siporo ngo ugiye gufata bya biribwa bikungahaye kuri proteine kuko nta kintu uraba wakoze biraba bisa naho wari ukuborosa ingurube cyangwa se ushingiriye amashu. Uyu munsi rero ni itariki ya mbere Gicurasi umwaka wa 2022. Uyu ni umunsi rero usanzwe n'ubundi uba buri mwaka ariko hari ibiba byararanze itariki mu mateka y'isi. Hari bamwe baba baravutse kuri itariki bizihiza anniversaire kandi nanone twongera tugafata mu mugongo abibuka ko babuza ababo kuri iyi tariki ya mbere Gicurasi. Rero nibyo tugiye kuba turebera hamwe. Nge nitwa Fraterne Frank. Televiziyo ni imwe n'Imbuto TV. Wana dusanga kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram. Naho nta kibazo tujya twiganirira nta kibazo. Cyangwa se byanarimbuka ba wana dutera inkunga, kadushyigikira tugakomera, tukava ku rwego turiho tukajya ku rundi nguko kwese tuba tubyifuza. Byose wabinyuza kuri 0788902758. Mujya muncinja kizi nimero ngo nzivuga nihuta ni 0788902758. Yaboneka iyi nimero iri no muri momo. Mu rwego rwo kwirinda gukora ku mafaranga n'intoki. Yes, good. Muyashyireho nitumwa amazi natwe turebe ko ari rwego twavaho ukagira nundi tujyaho. Dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi ku itariki ya mbere Gicurasi ni umunsi w'ijana. Ni umunsi w'122 urebye ku ngengabihe ya Gregoire. Byumvikana ko hasigaye iminsi 244 ubundi umwaka wa 2022 ukabugeze ku musozo. Kuri iyi tariki rero hizizwa umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Hakaba hari bimwe na bimwe nagiye ngutegurira. Ubwo nyine no kuvuga ngo uyu munsi ni nakonji izaproronjwa ejo. Yabana ni fresh sana. Indirimbo muri kumva muri background ni indirimbo yitwa Avatar ni yitsinda ryitwa RYVN, itsinda ryo muri Canada. Bimwe rero mu byaranze iyi tariki mu 1751 habaye umukino wa cricket wakinwe bwa mbere ku isi ukinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
bura rero abantu bakina cricket cyane izwi mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko umukino wa mbere wakinwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1751. Niba utarubizi rero ngaka akamaro k'Imbuto TV nge nitwa Fraterne Frank. Yes, mu 1851 umwamikazi Victoria yafunguye imurikagurisha mu mujyi w'i Londres. Naho mu 1884 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hemejwe gukora amasaha 8 ku munsi. Tazumva uyu munsi ariko bimeze ukagira ngo nibije vuba. Aya ni amasezerano cyangwa se n'ibyashyizwe ahagaragara byemejwe ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1884 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayari babishyizweho umukono. Naho mu 1999 abayobozi bo muri leta ya Yugoslavia basubije Reverend Jesse Johnson, abasirikare batatu b'abanyamerika bari barafunze iminsi 32. Naho mu 2002 muri Madrid bwaho ni mu gihugu cya Espagne igitero cy'ingabo za ETA cyakomerekeje abantu 17 hafi ya sitade yaberagamo umukino wahuzaga Real Madrid n'ikipe ya Barcelona. Aha rero hari mu 2002 murabyibuka. Ya makuru nanjye ndumva narayamenye icyo gihe biba. Cyabaye nanjye nsa naho nshobora kumva inkuru runaka. Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe? Naho rero mu 2003 Perezida wa Amerika George Washington Bush yahagaritse intambara yo muri Iraq, yemeza ko gutsindwa kwa Saddam Hussein ari intsinzi y'intambara irwanya ibyihebe. Naho mu 2009 muri Sweden habaye ubukwe bw'abahuje igitsina bwa mbere ku isi. Uwo muri kumva yitwa Neoni akubwira ngo Haunted House. Arakomeza kunyura duherekeza muri background. Narengeze ku 2011 Papa Yohane Paulo wa kabiri yashyizwe mu bahire na Papa Benedicto wa 16 wamusimbuye. Tayarumva yaramaze kumushyira mu bahire. Reka tuanze twumva no muziki ndagaruka nkubwira bamwe mu bavutse none uri kuri iyi tariki. Nawe niba wagize isabukuru uyu munsi ku itariki ya mbere Gicurasi, ndakomeza kukubwira ni gira anniversaire nziza kandi kura usanga ibyiza, sanga iterambere, sanga urukundo rw'igihugu, sanga urukundo rw'umuryango n'abagukomokaho imbere rushikame rushinga imizi. Ndetse nawe waba utazigiye wavukiye birashoboka kubw'amateka y'ubuzima, kubw'amateka y'isi, kubw'amateka y'ikiremwa muntu. Nawe nkubwira ni mamagara kuri 0788 27 ubundi nanjye nkubwira ibyanjye turebe niba dushobora kwifatanya tukazajya twizihiza ku munsi wanjye, ariko nawe ukagira ibyishimo nyamara nagufasha kwishima. Gani bunyuzwe n'iryo nkubwiye vuga ngo wow.
could you love her? A haunted, haunted house. Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I've fallen away sometimes. Yes, reka twiyumvire Freedom. Rero bamwe mu bavutse kuri iyi tariki mu 1900 havutse witwa Ignazio Silone no mwanditsi w'umunyapolitiki w'umutaliyani. Yavutse rero kuri iyi tariki ya mbere Gicurasi mu 1900. Naho ku itariki ya mbere rero Gicurasi mu 1930 havutse witwaga Richard Riordan. Nawe ni umunyapolitiki w'umunyamerika wahoze ayobora umujyi wa Los Angeles wo muri leta ya California. Mbasoreza rimwe kugira ngo tujye ko batabarutse kuri iyi tariki ya mbere Gicurasi. Reka dusoreze ku bavutse uyu munsi mu 1975 havutse witwa Marc Vivienne Foe. Yari umukinnyi w'igihangange w'umupira w'amaguru ukomoka muri Cameroon. Muramuzi yaciye ibintu uyu musore yarazi baro. Mujama baro byari ibintu bye. Soza rero iki cyiciro nkubwirane nawe niba wagize isabukuru uyu munsi, gira isabukuru nziza. Babwirani niba ujye ugira anniversaire ukifuza ko twagutegurira documentaire ntoya ku munsi wawe w'amavuko mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'amajwi gusa. Nawe ni nimero ni yindi 0788902758. Ubundi muri cya gihe ufashe ijambo uhagurutse mu bajama cyangwa se hagati mu muryango vuga make y'ubundi wizamurire sound twagukoreye imeze neza cyane, documentaire nziza cyane. Yes, itahe ku mitima yabaje kuyifatanya nawe muri ibyo birori by'isabukuru, ndetse nawe uyibika hano mu buryo bw'ikoranabuhanga. No, icyo tubereye hano siroga yacu iravuga iti my talent my future Mbuto TV. Gira rero isabukuru nziza kandi uhirwe n'uburyo bwari bwo bwose wabiteguyemo. Ariko none ngubwira ni uyu umunsi wo gusesagura, nejo n'umunsi. Reka rero tugaruke tubabwira bamwe mu batabarutse kuri iyi tariki. Hari ubwo umutima wawe waba uzamukamo amarangamutima y'agahinda, amaso yawe agatembaho amarira, ubwo kwibuka iyi tariki ya mbere Gicurasi, umunsi wabayeyeho ibintu bibi ukabura uwawe. Gushengura umutima bw'igihe kirekire, ariko komera. Kwibuka si ikosa, ahubwo kutibuka ni ukunyagwa zigahera. Utibutse urahije ukuri ko ntaho wabugana. N'ikiremwa muntu twebwe tuzi ubwenge, tukanazirikana, tukagira n'uburyo twibukamo abahacu. Tugomba kubizirikana tukabiha n'agaciro. Rero niba warabuze wawe kuri itariki ya mbere Gicurasi, ndakubwiye ni komera, shikama, ejo hazaza ni heza. Kandi nanone umenye kuri yari umuryango mugari, urugi rwaho rukinguye,
nta ruhare babigizemo kugira ngo binjire hasa nka hariya. Komera natwe n'ejo tukagenda. Hari bamwe rero batabarutse kuri iyi tariki mu 1118 witwa Edith wo muri Scotland, akaba n'umugore wa mbere w'umwami w'Ubwongereza Henry wa mbere. Yagize gutya abaratabarutse. Byabaye inkuru y'incamugongo, ariko buriya Abafaransa nibo bavuga neza ngo après les échecs la vie continue, après les problèmes la vie continue. Nyuma y'ibibazo, nyuma y'amage, nyuma yo kwiheba, nyuma yo kujya muri segiteri itari nziza, ubuzima burakomeza. Undi twibuka watabarutse kuri itariki ya mbere Gicurasi mu 1970 witwa Crown Prince Ewemin, yari igikomangoma cyo muri Korea. Nawe yagize gutya isi iba iramwisubije. Turabisi kubumbona n'isi yakuntije, ninyene nizongera insubirane. Niko mbyemera, ntuntera ibuye. Niba duhuje kubyemera gutyo sava. Hari nubwo izongera kongera ikabagarura twongera tugahura. Byamaso yatembye hamarira, wa mutwe waraye umenwa n'amarira, agahinda imiborogo. Twongera tugahura kwa kundi twakikizaga meza, kwa kundi twakikizaga ikibuga cy'umupira tureba umupira. Nukuri tukongera tugahura tukishima. Niba ujye kumbura ya maboko yaguhoberaga akagufatira inyuma kabyumva ukumva rwose urakomeye n'inkuba niyago kubitangiye kubashe, hari ubwo isi zongera ikabatugarurira, cyangwa se natwe ikabadushyira. Byashoboka tukongera tugahoberana hagashya koko. Komera rero mu 1989 ku itariki ya mbere Gicurasi witwa Douglas Watson cyangwa se usome Watson, yari umukinnyi wa sinema w'umunyamerika. Nawe isi yagize gutya iramuhamagara, nta kuzuyaza yagombaga kwitaba. Nawe atabaruka kuri iyi tariki. Nyemerera ngushimire, ni ibingibi nari naguteguriye byaranze itariki ya mbere Gicurasi. Ibiganiro nk'ibingibi byo nakagaruka rwose zoyadora tubikora kenshi. Mufite n'uburenganzira bwo gushyira comment mwifuza kuri YouTube, mukatubwira ibyo twazabateguriraho kugira ngo tugiye twungurana ubumenyi. Imbuto, my talent my future, ubumenyi n'injyana birajyana. Uza nkagira ibyo nkubwira bitari buze kugira icyo bikumarira, ntabwo n'ukuri byagushimisha. Ikindi kandi niba wumva wiyumvamo impano runaka, ushobora kuba baza ukavuga nk'ibyo ndi kuvuga. Ushobora kogeza imipira, ushobora kuba uzi gukora urubuga rw'imikino, ushobora no kuba uzi guca imigani no gusakuza no kuririmba. Nukuri iyo niyo mpano yawe,
ushobora guhaguruka ukarabagirana, byose binyuze mu kuba tugaragaza impano. Iki ni ikibuga kizira imikuku, kizira binogo, kizira amabuye. Amagura kuri za nimero naguhaye, ubundi tuganire buryo ki sound yawe, ibikorwa byawe byamenyekana, bikava ku rwego biriho bikagera ku rundi. Ese waba uzi gushushanya? Uzi koga? Byose ni Imana ishobora kuba yageraho ikuvana, kuko buriya ngo nizibika zari amagi. Ntawavukiye ngo avukire kuri mikoro, yarakuze arazisanga cyangwa se arazisangishwa. Mbwira aho uri nyikuzanire cyangwa se nkubwira aho undi uzuyisanga, byose biremewe. Ariko impano y'urubyiruko rw'u Rwanda, umutungo kamere, umutungo mu by'ubwenge, tugira imbaraga, turabashe kumenya uko bibyazwa umusaruro. Iki rero mwari muri kumwe muri studio, nitwa Fraterne Frank. Nabashimiye, mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up. How sad.